Bakunzi rero bayizwi ry'aborozi TV nk'uko mubireba ahangaha tukaba turi mu kiraro cy'izi nkoko inkoko bakwita ni nyafurika cyangwa se ukazita inyarwanda kuko ariko n'ubundi zose ni inkoko nyafurika kuko nk'uko babibasobanuriye ni inkoko zitera amagi y'umuhondo, ni inkoko ubundi mu magambo make wazita inkoko nyafurika. Ni ibintu twamenyeho byinshi cyane. Rero ahangaha tukaba turi aho zirira cyangwa se wahita mu kiraro cyazo. Ndabona ahantu zirira ni mu buryo benshi hari icyo badasobanukirwaho. Nagira ngo negere umworozi abanze agire byinshi adusobanuriraho kuko ndabona nashaka kubabazaho gatoya. Ese nk'ubu nka gutya ziri kurya gutya zirimo ziri kurya zimwe zikaza zikarwanira ahantu hamwe, ese umenya gute ko wenda zariye ntuza twabyita ni nka kantite, reka dushyire muri kantite ko nari ngiye kuvuga ati wenda mu kirimi cy'amahanga ati level z'ibintu umuntu afatiraho, ariko reka dukoreshe kantite ko ni terme nziza cyane. Umenya ko zose zafashe kantite zimwe kuko hano biragoye kubimenya. Urakoze nk'uko bivuze, ntabwo ushobora kumenya ngo iyi ngiyi yari ibingana, ariko icyo dukora tubanza gupima ibiryo. Urumva nimba tuzi umubare w'inkoko dufite, tuba tuzi n'amagarama buri nkoko igomba kurya ku munsi bitewe n'ikigero igezeho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nimba wowe ugiye kuzigaburira ufata amagarama ya buri nkoko imwe ugakuba n'umubare wazo. Nimba ubu turuvugana turi kuzigaburira amagarama 40, nimba ari amagarama 40 ugakuba ari inkoko 500, usanga inkoko iri burya ibiro 20 ku munsi. Iyo ziri burya ibiro 20 rero ubwo ni ukuvuga ngo tuzigabura 3 ku munsi, ugabanyemo 3. Mu gitondo tuzigabura 7, ku manywa 6 na nimugoroba 7. Urumva byuzuye 20. Tuvugana rero ni ibiro 6 tuzihaye, tuzivangiramo bya byatsi twavugaga kare. Rero ikintu uba ugomba gukora ahangaha nk'umworozi cy'ingenzi, uba ugomba gushyiramo uburiro buhagije cyangwa se izi feeders. Hano dufitemo feeders 12, ariko nako twongeyemo n'utuntu tw'udutiyo ko twabonaga ko zibyigana. Iyo ushyizemo uburiro bukeya, iyo ifite imbaraga nibanza kujyamo, iyo ihaze nibwo yayindi ifite imbaraga nkeya ibona kujyamo. Bivuze ngo hari inkoko uzahasanga ubone ko yakuze ikaba nini ikaruta izindi, utundi ukabona ni duto tw'utunege intege nkeya. Bivuze ngo ugomba gushyiramo uburiro bwinshi bushoboka ku buryo mu gihe uzanye ibiryo buri nkoko iza kuza kubona ahantu hayo ihagarara. Tugitangira twabanje gushyiramo izi feeders 12, ariko tuza gusanga ko inkoko ntago twarazibonaga uburyo zikura, ukabona inkoko imwe ibaye nini indi ibaye ntoya. Ni uko twahisemo kuzana tuntu tumeze nk'udutiyo ziriramo kugira ngo buri nkoko, urabona nk'uko uzibona gutya, ntabwo wapfa kubona inkoko iri kuzenguruka yabuze ahantu irira. Rero ikintu kimwe cyonyine uba ugomba gukora ni ukuzishyiramo uburiro bwinshi buzihagije kugira ngo buri nkoko yose mu gihe ushyizemo ibiryo ize kuza kubona aho irira. Ndakeka nk'uko nari nabivuze mbere, wenda ni ko ijambo ryari ryangiye kure. Ubundi twabivuga ni nko mu kigero, kugira ngo umenye nimba inkoko zose zaririye mu kigero, ikigero cyangwa ingano. Ese nka gutya nk'uko ubivuze harimo feeders nyinshi zitandukanye, ubwo iyo nkuru yo ifite imbaraga imaze kurya. Ese inkoko zo uburyo ziteye ubwo turagira ngo tunamenyeho byinshi. Iyo ihaze ihita ivaho, ubwo yayindi itari igahita isanga wenda hari umwanya. Niko bigenda. Mu kanya waza kuza kubibona, urajya kubona ukabona imwe irihagarariye, nuko twashyiramo amazi ubona igiye kunywa amazi. Ni ukuvuga ngo ibihaze ikava mu nzira ikajya kunywa amazi. Iyo ngiyi y'inyanege nkeya nibwo ibibona umwanya. Ubwo rero mu kwirinda ibyo ngibyo kugira ngo hatagira inkoko iza kuza gucurwa cyangwa indi igacura indi, ugomba gushyiramo uburiro buhagije. Buriya inkoko nubwo bino bintu tuba tuvuga ngo ni amatungo, ariko burya bimeze kimwe n'abantu. Ni ukuvuga ngo iyo n'abantu natwe uba ufite abana 10 ukabashyiriraho isahani imwe, ubashe kurya vuba yarya byinshi kurenza umutoya. Rero ikibikemura
ubu urimo umuhaye isahani yiwe ingana ibingana nta wacura undi yego muri make nimba mbyumvishe neza bivuga ngo igisubizo cya mbere kuko nabonyemo feeders ndabona hari n'izikurira nimba nabyita okay nangiye gukoresha terimi n'imigitiyo izi terimi nangiye gukoresha bivuga ngo havuyemo izi feeders kuko izi ngizi ndabona zo ni izo mugura ku isoko ariko birazira zo murazikorera ziriya ariya ni amatiyo aya ngaya y'amazi bakoresha akomereye kuri nyangiki iyo twarazifashe tuzisaturamo kabiri mu rwego rwo kongera uburiro kuko urumva nk'izi fida zirahenda imwe igura 7,000 urumva niba dufitemo feeders 12 wakuba ukumva amafaranga ageze mu 100 gutyo yego ariko kandi ziriya dutiyo turabyoroshya ariko nashishikariza abantu umuntu ufite ubushobozi gukoresha izi feeders zo mu nganda kuko icyiza cyazo kuko inkoko ikintu cyonyine ikora ni ukwinjizamo umunwa ntabwo ishobora gukandagiramo bivuze ngo ntabwo ushobora kugira ikibazo cy'uko ibiryo zibimena ariko nk'uko utu dutiyo ureba iyo tubyigana ari twinshi zirakabirandura ibiryo bikameneka bikaza kurangira noneho zigiye kujya kubitoragura hano hasi mu isashi nabyo ntabwo ari ikintu cyiza gusa natwe turi gutekereza ku buryo bwo kongera feeders ubu butiyo tukabugabanyamo bitewe n'uburyo nazo zigenda zikura mbega kuko nk'uko wari ubisobanuye nimba igihe umuntu yaryikorera hari nk'umuntu nyine cyane cyane nk'abantu wenda avuga ati nta bushobozi mfite cyangwa se ashaka gufata inzira zihuse akavuga ati ngenda akoresha amatiyo gusa biraba bibaye ariko nk'uko mbisobanukiwe ni uko burya ikintu cyakorewe cyanemewe ibintu runaka aba ari avantage cyane kurusha wenda disavantage ni uko biba bihenze ariko avantage niba iri hejuru cyane nk'uko yuko bisobanuye ko fida ni ingenzi cyane ziriya ni nk'inyunganizi niko twabifata yego ahanini kubera ko hano twebwe tuba dushaka no kwereka n'abandi bantu b'aborozi bifuza ko tuboroza dushaka kubereka ko nubwo udafite ubushobozi bwo kugura ifida y'7,000 ariko ushaka kugenda ukagura iriya tiyo y'ibihumbi ndatekereza ari ibihumbi sinibuka neza menya ari nk'ibihumbi 4 ukaba wayisatura ikaba yarira n'inkoko zigeze nko mu 100 zirenga ibyo nabyo ni ibyerekana gusa ku muntu ufite ubushobozi bikaba byiza iyo aguze izi ngizi kuko icyo zimufashaho ni uko ntabwo zimena ibiryo mbega ibiryo byo uko wazibihaye byose zibijyana na gato zimennyemo ariko urabizi nyine umuntu warya bitewe n'uko nawangana nimba ufite inkoko 100 ushaka kugura iriya tiyo imwe ukayisaturamo ibice 4 aba ari itiyo ya 6 yariramo inkoko 100 zose nese ubwo turimo turajya ku musozo w'imirire y'izi nkoko uvuze ko zigira ibiro bijya ku munsi ese zigira n'amasaha muzigaburiraho kugira ngo uvuge ati aya n'amasaha tuzigaburiraho ari ibintu bihora kugira ngo muvuge ati guhera aya masaha kugeza isaha inkoko ziba zasoje kugaburirwa yego rega nk'uko nabidusobanuriye inkoko nazo ni ikiremwa nk'uko natwe turi ibiremwa urumva ibiryo bya saa sita umuntu abifasha akabiguha saa 10 ntabwo bikugwa neza cyangwa ibyo wari kurya saa moya ukaza kujya kuryama saa 4 umuntu abiguhaye saa sita ugatujya mu buriri ntabwo bikugwa neza uryama utameze neza rero inkoko nazo ni byiza ko uzigenera igihe cyo kugira ngo zirye zigera no kugira icyo cyo kuruhuka nibwo bitanga umusaruro ubwo rero inkoko zacu zirya 3 ku munsi saa 12 za mu gitondo saa 7 z'amanywa na saa 2 z'umugoroba nibwo tuzigaburira kuko ziracyari ntoya tuba tugira ngo ijoro ryose zikomeze zikenemo ahangaha kuko ubu turacyacana amatara kugeza mu gitondo ariko ndizimara nko gukura ibiryo bya nimugoroba zazirya saa 11 icyo tuzijya n'amatara zinaryame nazo ariko zikiri ntoya ziba zishaka no gukina n'ibifu byazo biba bitaraguka ngo zibirye ibiryo byinshi ziba zikomeza gutoragura buri kanya none se bwo muri ayo masaha atandukanye kubera ko burya wenda umuntu ukuntu ateye hari ukuntu yishyira ku murongo akavuga ati ngi mu gitondo njya bikeya saa sita nkarya ngamije ese izi ngizi nazo quantité yazo muzigaburira ayo masaha izo ncuro muzigaburira ziratandukanye cyangwa ni zimwe ntago bindi kuko bivuga ati
nka nijoro, nimba ari nijoro muzongera kuzikurikirana umunsi ukurikira, ese murenzaho mukaziha byinshi cyane? ubundi ibiryo bya mu gitondo n'ibya nimugoroba kenshi biriyaranze bikaba byinshi, kuko urumva nk'ibyo iriye nimugoroba bari butware nk'amasaha nk'icumi yose bitarongera kurya kugeza mu gitondo. urumva rero biba bigusaba ngo byibura nijoro uzihe ibiryo bihagije. nuko izacu zitaratangira gutera neza, no mu gitondo burya ziba zigomba kurya ibiryo byinshi, kugira ngo kuko ibiryo bya mu gitondo nibyo biba biri buzifashe hafi ku munsi wose. ni uko ubu ngubu twatinze kuzigaburira bitewe n'impamvu z'abashyitsi twari dufite hano, ariko ubundi ntabwo zigomba kurenza saa saba zitararya. niyo mpamvu mwabonye tuza kuzigaburira zikajagarara cyane, ni ukubera ko zari zashonje. murakoze no kubyirinda kandi, kuko iyo ugiye kuzigaburira zashonje cyane ziteza akavuyo, zakumenesha ibiryo, ubona ko zikiri ntoya, ari nkuru zabikumenesha cyangwa se ukanayikandagira kubera ko urubura nko mu kanya zambuzaga gutambuka. biba byiza rero uzigaburire zitarasonza cyane kugira ngo zitaza kugira ibibazo ziteza. bivuga ngo wenda turimo turasubiza kuri iki cy'imirire, bivuga ngo ni ngombwa kuzikurikirana amasaha ku yandi cyane rwose. mugira nk'abakozi wenda bahora bavuga ati bazikurikirana amasaha ku yandi kugira ngo bakore uko bushoboka bwose ayo masaha agere ibiryo byamaze kuzigeraho. baba babizi. ni ukuvuga ngo isaha igeze bagomba kuzigaburira, kuko ibiryo biba bihari, nabo baba bahari, nta kandi kazi bafite, ni ugukurikirana izo nkoko. rero ni ukuvuga ngo baba babizi amasaha, babaye batabikoze yaba ari amakosa, ariko kandi nawe nyiri iyo bizinesi cyangwa nyiri ubwo bworozi uba ugomba gukurikirana ukareba ko abakozi babikora neza nk'uko bigomba kugenda, kuko n'ubundi nyuma na nyuma iyo bitagenze neza ahanini niwo uhomba cyane. reka wenda dusoza aha ngaha zikomeze zirye. ibindi bibazo dufite turakomeza tuganira, kuko hano twabonye ahantu hanini cyane, hano twabonye n'ingingo muteye. yego mu by'ukuri turashaka gukora ubworozi bw'umwuga, atari bya bindi byo kubikora gusa kuko umuntu yabuze ibindi akora, cyangwa se ashaka ibintu byo kujugunya ngo mu isambu. iyi ni bizinesi dushaka kuyikora kandi ikaguka, ikaba nini cyane. rero dufite gahunda yo kuzana inka, turifuza ko muri cyumweru twaba twazanye inka, ariko nk'uko ubizi, mbere yo kugira ngo ubyara umwana uba ugomba kumenyera ibyo azarya mbere y'uko umubyara. twebwe rero twabanje gutera urubingo hafi hegitari, hari n'ahandi dufite hatari aha ngaha, kugira ngo igihe izo nka zizaba zaje tutazirukanka tujya gushakisha ubwatsi ku gasozi ahantu tutazi, zo zisanga ubwatsi buhari. kuri icyo kintu cy'ubwatsi rero twanababwira ko nk'uko nabibabwiye mbere, izi nkoko twazikuye i Bugande, ni icyo twakuye i Bugande. tujyayo rero twasanzeyo bafite ubwatsi bwitwa super napier facchong. ni urubingo twavuga ko ruri hybrid. ni ukuvuga ngo ni urubingo bafashe urubingo rusanzwe rwacu rwa gakondo, baruvanga n'igisheke, bibyara simbizi, unarurigaseho wumva ko rufitemo isukari, atari nk'urubingo rusanzwe. ikindi cya kabiri cyiza cyarwo ni urubingo rutagira bya byoya, kwa kundi ujya kwahira rukakubaba, bamunyihangane rwa giripe. rero ni urubingo rwiza, ndashakaga urubingo bizafasha abakozi banjye. urumva niba ushaka ko bizinesi igenda, uba ugomba gushyira abakozi muri kondisiyo imeze neza kugira ngo nabo baguhe umusaruro. urumva kujya kwahira nimba byamuriye ku maboko aba ari ikibazo, nabikora atanezerewe. urabona navuze reka nubwo bimenze ngende nduzane. ni urubingo noneho igikurikiyeho, uretse kuba ari urubingo ruryohera inka, rufite poroteyine iri hejuru hafi 18%. ni urubingo nyine rwiza. igikurikiyeho ni urubingo rwera vuba. ni ukuvuga ngo uretse ko twebwe kuko tutarazana amatungo, nta fumbire twe twakabonye yo kuruhereza, ariko ubu rumaze umwaka tumaze kurusarura, ndumva ari 3. ubundi nitubona ifumbire wenda nimuramuka mugarutse muzaba uburyo zaba rumeze, ariko narurebye uburyo rumeze nta n'agafumbire na gakeya babibona. ni urubingo rusarurwa inshuro zitari munsi y'6 mu mwaka. beno rugira mbega rurakura rukaba rwinshi cyane ku buryo ushobora, tuvuge kuri are, ushobora gukuramo nka toni nka 30, toni 30 mu gihembwe.
ubwo ni ukuvuga mu mezi 2. amezi abiri. Mu by'ukuri ni ibintu bifasha umworozi korora amatungo menshi kandi ku buso butoya. Yego, aha ni twari icyo twashaka kurana twe tworeye mu mujyi wa Kigali, kugira ngo rero gahunda yanjye ngiye nshaka korora inkoko inka ziri hejuru ya 50. Niba nshaka korora inka ziri hejuru ya 50 ngatera n'urubingo ruzajya kwerera amezi 3 amezi 5 kandi none rukwera ingano itari nyinshi. Mu by'ukuri urumva ko za nka ntabwo nabona ibyo nzigaburira. Rero nakoresha uko nshoboye kugira ngo mbone urubingo rwabasha kugaburira izo nka. Reka wenda tujye dusoreje aha ngaha tubanze tunatembe muri urwo rubingo, wenda n'ibindi byose turagenda tubisobanukirwa. Yego. Bakunzi ba Ijwi ry'Aborozi TV, rero uyu munsi ndakeka twamenye byinshi, twasobanukiwe byinshi, dore ko n'ubundi gahunda ni kuzagaruka kuko hano twabonye byinshi bitangaje, ndetse n'urubingo twasuye hari byinshi cyane twatahanye dufite amatsiko. Nkeka yuko biri no mu cyambere kizatugarura. Ntuzi yuko n'umworozi yatubwiye yuko ashaka no kongeraho n'ubuhinzi, ariyo mpamvu nubwo uyu munsi tujye gusoreza aha ngaha ariko gahunda nakagaruka. Ngaho rero weho twabanye muri iki kiganiro, ikintu cya mbere nifuza ko wakora, banza ukande subscribe nimba utarakanze subscribe, ndetse nimba warakanze subscribe kanda kuri ako kazogera kugira ngo igihe cyose dusohoye video ijye kugeraho muri ako kanya. Ikindi n'abandi bose twabanye batarakora subscribe, turabinginze mukore subscribe kuko Ijwi ry'Aborozi turahakubera. Murabizi neza yuko hano icyo tugamije ni amakuru ndetse no kwiteza imbere. Ngaho rero abo twabanye uyu munsi mwakoze cyane, ndetse gahunda nakagaruka ku Ijwi ry'Aborozi TV. Ciao ciao.